Ese waba warigeze ufata nk'ibyiko bibiri, igikozwe mu cyuma n'igikozwe mu giti, uri ahantu hamwe mu cyumba kimwe? Akenshi dukunda kumva ko ikiyiko gikozwe mu cyuma aricyo gikunda kumvikana nk'igikonje cyane ugereranyije na cya kindi gikozwe mu giti. Gusa hano hari ikintu gitangaje kandi cy'ukuri. Ubundi byose biba bifite igipimo cy'ubushyuhe kandi kingana. None rero twibaza ngo ni ukubera iki ikiganza cyawe gituma utekereza ko cya kiyiko gikozwe mu cyuma aricyo gikonje cyane? Ubundi igisubizo gihishe mu buryo ubushyuhe bugendamo. Kuko mu busanzwe umubiri wawe ufite igipimo cy'ubushyuhe cya dogere Celsius 37. Naho aho uri mu cyumba hari dogere Celsius hagati ya 20 na 25. Rero iyo uramutse ufashe nk'ikintu runaka, ubushyuhe buva mu kiganza cyawe gishyushye bujya mu kindi kintu gikonje, cya kintu nyine ufasheho. Gusa si ibintu byose bishobora kuba byakwakira ubushyuhe igihe kingana. Rero aha ngaha n'igitangaza gitangira kubera. Ubundi banga nicyo twita thermoconductivity. Thermoconductivity ni ubushobozi bw'ikintu runaka kugira ngo bube bwatwara ubushyuhe buvana ahantu hamwe bukijyana ahandi. Rero mu busanzwe icyuma cyakira ubushyuhe cyane kandi kikaba cyabutwara ku ntera ndende ugereranyije n'ibindi bintu. Ubwo rero bisobanuye yuko iyo ufashe kuri cya kiyiko gikozwe mu cyuma, icyo cyuko gihita gifata ubushyuhe bwose buri mu kiganza cyawe bukabujyana bukavana muri icyo kiganza bubyerekeza muri cya cyuma. Aha rero niho uruhu rwawe rutangira kubura ubushyuhe ku muvuduko mwinshi. Aha rero niho ubwonko bwawe buhita busobanura yuko kuba ubuze ubushyuhe bisobanuye yuko ukonje. Noneho gereranya uramutse ufashe cya kiyiko noneho gikozwe mu giti. Kandi urabizi ko igiti kugira ngo cyakire ubushyuhe biragorana cyane. Kuko ubundi igiti kirwanya ubushyuhe. Ubwo nukora kuri cya kiyiko gikozwe mu giti, ubushyuhe buzagenda gake cyane buva mu kiganza cyawe. Aha rero kuba uruhu rwawe rwagumye rushyushye, ubwo rero uraza kumva nk'aho cya kiyiko gikozwe mu giti cyo cyagomye gukonja, ariko kigakunda gake cyane ku buryo nyine icyo wumva gisa nk'igishyushye ugereranije na cya kiyiko gikozwe mu cyuma. Ubwo rero bamenya ko mu busanzwe bya biyiko bibiri byari bisanzwe bifite igipimo cy'ubushyuhe kingana. Gusa bitewe n'uko ibyo bintu byombi bitwara ubushyuhe ku muvuduko ungana, ibi ngibi bituma tutumva ubushyuhe ku buryo bungana. Njye nari iFabrics wakoze kureba video yacu. Niba hari ikindi kintu ushaka ko tugukorera twandikire muri comment.